F1 Rwanda kabisa turabasuhuje, ariko noneho ibintu tuzanye hano ni inkuru nziza, gusa ni inkuru nziza nta kindi, kuko ubu tuvugana visit Rwanda rwose aho muri hose, muri abantu b'abagabo turabashimye, muri abantu b'intashyikirwa, mwakoze ibintu byinshi, mwadushyize kuri Arsenal, kuri peje, muzana za bari, ariko noneho turabatinye. visit Rwanda idira umukoze mukagira gutya, mukaba mugiye mu cyo bita Formula 1, mukayizana hano mu Rwanda, mu baturage muri Afurika, aha mu Rwanda kabisa. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko 2024 mu kwa 12 hazaba habera icyo bita FIA Gala. Ahangaha iri ni ijoro ritangirwamo ibihembo bya Formula 1 ndetse n'ibyarari yo ku rwego rw'isi, ariko Formula 1 guhera ko bita Max Verstappen bazaba ari hano, ba Lewis Hamilton bari hano, ba Toto Wolff bose bazaba ari hano, icyitwa umustar wese wo muri Formula 1 azaba ari hano, n'imodoka zabo baba bazimanukanye bazizanye hano, barimo barazerekana baziranga mu kwa 12 muri 2024. Aya makuru nta handi hantu mwayakura, nta yindi cana ivuga ibintu bya siporo mwayibona usibye aha Formula 1 Rwanda. Niho hantu honyine mubona amakuru y'ubusirimu. Visit Rwanda rero ku bufatanye niyo bita FIA bakaba banansinze yuko ibihembo by'ibyo bita FIA Gala Prize ni ibihembo bundi bitangirwamo. Urabona nk'ubu Max Verstappen atwaye World Championship, aba yarayitwaye, ariko kuyimuha babisaba nyine kuzategura ibirori bakayimuha, abitwaye neza bakabibaha abantu bose baba baragize ikintu bageraho nyine muri iyo season, bagatanga ibihembo by'iyo season. Ubundi ngibi bimeze nk'iriya Gala ya Ballon d'Or, aho batanga ibihembo muri Ballon d'Or, ubundi niko biba bimeze. Ahangaha rero naho baba bari butangiremo ibihembo abantu bose, ubundi umusitari wese wo muri Formula 1 ahangaha bahari bari mu makote abona mane n'ibintu byose. Ndakubwiye ngo mu kwa 12 2024 iyi Kigali izajya ku muriro. Iyi ngiyi izajya ku muriro, niba bazabikwita muri arena, niba iriya stade izaba yaruzuye, hari bagashaka indi hotel bazubaka bizaberamo, kuko iyi Formula 1 niyo wumvishe iyi Gala ni nko kuvuga ngo Ballon d'Or bayizanye Kigali. Umustar wese wa F1 hano tuzaba turiho turamubona. ahangaha nanjye niho nzigaragariza, nanjye aba basitari bose nkagenda mbareba nanjye amaso ku maso. Ikiguzi cyose bizansaba hano ngomba kuba mpari, kugira ngo ubimenye neza. Ubu nk'iyo Gala itangirwa nk'ibi bihembo yari yabereye aho bita Baku muri Azerbaijan ejo bundi kwa gatandatu. Bagiye batangiramo ibihembo bigiye binyuranye, ariko ubundi FIA niyo ikontorora amasiganwa yose y'amamodoka, yaba zarari n'ibiki byose, niyo ibikontorora na za FIA. Rero bagiye batangamo ibihembo byinshi, harimo nka kino cyahawe Max Verstappen kuba yaratwaye championship y'umwaka wa 2023 n'ikipe nayo yaragihawe. Harimo nka kino cyahawe Oscar Piastri nk'umuroki w'umwaka, mbese ni nk'uwo bita upcoming wenda mu bahanzi. Ni ukuvuga ngo umuntu waje muri uwo mwaka ariko akahashumika ku buryo bukomeye cyane. Rero twivira aho ngaho twigire kuri iyi saga y'akasamutwe yabaye muri kiriya cyumweru mbere gato yuko ibi bihembo bitangwa. Ni saga rero yari imeze gutya. FIA iyi ngiyi bayita Federation Internationale d'Automobile. iyi FIA niyo ikontorora Formula 1, mbese nibo bayobozi ba Formula 1. bagize gutya rero bakora ikosa batari barigeze bifuza ko bakora. Bagira gutya ngo hari umuntu ngo wababwiye yuko uwo bita Suzy Wolff ubundi ni umugore wa Toto Wolff. Toto Wolff ni boss wa Mercedes, ni boss wa ba Lewis Hamilton, niwe mu boss wabo, baba bita ba team principal. Toto Wolff rero team principal w'ikipe ya Mercedes isiganwa muri Formula 1. Akagira umugore we bita Suzy Wolff. Uyu mugore we nawe ni umuntu ukomeye cyane, iyi ni famille ikomeye cyane muri Formula 1. umugore we ni umuyobozi w'icyo bita F1 Academy cyangwa se Formula 1 Academy. Iyi Formula 1 Academy akaba ari agashami ka Formula 1 bashyizeho
bashyizemo amakipe y'abagore, ni nka Formula 1 ariko noneho y'abagore. Guhera nk'umwaka utanoneho aya makipe yose akomeye za Mercedes, za Red Bull, za McLaren zose zizajya ziba zifite n'amakipe y'abagore. Bakora shampiyona y'abagabo ya Formula 1, hari na shampiyona y'abagore yitwa Formula 1 Academy ariko noneho isiganwamo abagore. Uyu mugore rero ni usanzwe uyiyobora, bamaze umwaka wose basiganwa. Abagore nyine iyi Formula 1 Academy imaze umwaka umwe ariko hari irimo amakipe y'amaturage ifite ibizina bitazwi. Uyu mugore rero yabashije kuba yakusanya ababosi bose b'ibikipe bikomeye, abashyira hamwe, abumvisha yuko bagomba gushyira amafaranga muri Formula 1 Academy, buri kipe yose ikaba ifite n'ikipe yabo y'abagore. nk'uku nguku Mercedes ifite abashoferi babiri aribo George Russell na Lewis Hamilton, bakagomba kujyana na Mercedes y'abagore nayo ifite abashoferi babiri b'abagore. Red Bull ifite abashoferi babiri b'abagabo aribo Max Verstappen ndetse na Perez Checo. Bakavatira namwe mugire abandi bagore babiri n'imodoka ebyiri zisiganwa muri F1 Academy. Uyu mugore rero yabashe kubakonvisinga barabyemera. Urumva ko ari umuntu ukomeye muri Formula 1 kuko nyine afite iyo Formula 1 Academy yiwe ayoboye. Tiro byagenje gute? Ari umuntu umwe waje muri FIA nyine urwego ruyobora Formula 1 ku rwego rwo hejuru rwa nyuma. Baraza baravuga bati uyu nguyu Suzy Wolf akaba umugore wa Toto Wolf, ati ibintu baganira iyo baryamye ku gitanda cyabo, ubangaba bashobora kuba Suzy Wolf kuko we n'umuyobozi ashobora kuba ajya amenera amabanga umugabo we y'ibintu biri confidential by'akazi ka FIA, kuko uyu nguyu nyine ayobora Formula 1 Academy, akaba yamenera amabanga amwe n'amwe umugabo we ku buriri. Ati rero ati turamukimanga ashobora kuba yaramenye amabanga. Baba bishyize hanze, baratangira banavuga ati ahubwo guhera aka kanya hagiye kwita habaho n'icyo bita investigation, tugiye kuperereza tumenye amakuru yaba yarabwiye umugabo we atari yakagombye kuba yamubwira. F1 FIA, nivuga FIA muhita mwumva nyine urwego rukuru ruyobora Formula 1. Bakimara gushyira amakuru haze yuko bagiye gukora iperereza kuri Suzy Wolf niba nta mabanga y'akazi ajya amenera Toto Wolf, kuko Toto Wolf ari umugabo we bahorana. Bakimara gushyira hanze ayo makuru, buri muntu wese wo muri Formula 1 byaramurakaje, guhera ku bantu bose ku makipe yose za Aston Martin, abashoferi n'abayobozi za Red Bull na Red Bull wumva ihora ihanganye na Mercedes, bangana kubi nk'ibi bya Pierre na Rio. Naye yaravuze ati ibyo bintu mukoze, ati uwo mugore murashinja ibintu by'ubunyangamugayo bukeya, ati mukoze ibara. Ati uyu Suzy Wolf ni umugore twese dutinya twubaha, wakoreye akazi gakomereye Formula 1, kuko mbere yuko ajya muri Formula 1 Academy yari afite ahubwo n'imigabane mu ikipe muri Formula 1, afite n'imigabane mu ikipe muri Formula 2, yigeze kubaho umuyobozi wa McLaren wa Williams yo muri Formula 1. Ati uyu ni umwe mu bagore batinyutse baza muri siporo yacu y'abagabo, none dore n'akanazanye ka champion n'abagore muri Formula 1, none mutangiye kuzana ibintu by'ubusutwa hano mumushinja ibintu mutafite ibimenyetso. Amakipe yose uko ari 10 muri Formula 1 aravuga ati ntitwumve mushaka ibintu byo gushyira Suzy Wolf ku karubanda mushaka kumushinja ibintu bitigeze biba. Ati turavuze ati ibyo bintu mu bishatinge down mu bifunge, icyo kirego n'uburofa n'ubusutwa subutu. Niko rero FIA yahise ijugunye icyo kirego nk'uko mubibona aho ngaho, ihita ikidropinga, iravuga uti nta kundi, niba ari uko mubigenje nta kundi. ariko ubwo nyine nyuma yaho ubwo Suzy Wolf nawe yaje kwandika ga statement yitotomba ati rwose ati ibi bintu ubwo nari nkibibona bavuga bati nta bunyangamugayo. Ati ikintu cya mbere nakoje narabaje ati isi koko ibi bintu nibyo koko nuko umuntu ntekereza FIA kujya mu marabiki nimurangize mu kemanga ubunyangamugayo bwanjye koko nta n'umuntu n'umwe wo muri FIA wigeze uza ngo namvugisha nambaza ati mbese ntaka ibyo bintu uvugwaho nibyo. Nimurangiza musore statement iri official muvuga ati nshobora kuba ntanga amakuru atizewe ku mugabo wanjye. Ati ibyo bintu mwankoreye mushaka kunshyira hasi, ati nanjye giye guhaguruka mpaka menye umuntu wabizamuye, menye umuntu wabijyanye
mu itangazamakuru n'umuntu watangiye ibintu byo kumara bikati nzashyirwa ari uko uyu muntu nawe abihowe abizize n'umujinya mwinshi. Lewis Hamilton nawe rero urumva nawe aba ari umuntu waho hafi wo mu famiye ya Toto Wolff, ni abantu nyine bahorana. Urumva iyo uri umushoferi wa Mercedes boss wawe ari Toto Wolff, umugore we Suzy Wolff, ibintu nk'ibyo nawe aba agomba kuba backing, ariko bigakubitana nuko Lewis Hamilton adaca uwaka n'aba bantu nyuma y'uko bamwibye 2021. Abantu benshi barabyibuka Abu Dhabi ibintu bamukoreye, bakahita bamunyanganya championship ye bakayiha Verstappen, abantu bose babireba. Tuzabisubiramo niba mutabizi. Uyu Hamilton ari numwe mu bantu banga aba bantu, niko kwita agira gutya nawe aragenda abwira Sky ati birababaje cyane kubona ubuyobozi bwacu bwakemanga ubunyangamugayo bw'umugore twese twemera dutinya waba warabayeho mu mateka ya Formula 1, kandi bakabikora nta n'akamenyetso n'aka na kamwe babifitiye. Ati rero shaho reka mbabwire ati buri gihe muri Formula 1 uko dushatse gutera intambwe imwe ijya imbere, ati haba hari undi muntu uri mwaho ngaho ushaka kudusubiza inyuma ngo dushyire indi ntambwe imwe inyuma. Ahubwo ati ibi bintu byakorewe Suzy Wolff ni akagambane, ni ibintu bitagomba kwihanganirwa. Wowe wita Lewis Hamilton mwenyesha ryiza ryake. Nuko rero byaje kurangira nyine ubu ngubu ndakubwiye ngo muri FIA hagomba kuyitagira undi muntu wirukanwa byanga binoga kugira ngo aha hantu uyu muriro uzime, nk'uko ubushize ubwo bibaga Lewis Hamilton championship ye Abu Dhabi 2021 hahise hirukanwa uwo bitaga Michael Masi, ubwo ngubwo yari race director muri Formula 1. Aha rero ntabwo byanga binoga agomba kugira umuntu ubizira. Sawa rero nibyo ngibyo twari dufite uyu munsi, ubundi twongere guhuza mu minsi iri imbere. Sawa.